Faripi wow. Trust me. Timbi midongo mu mifuka jugunyi pisi ngitarabuda bite mu bugi ndushisha biti morana budiyo na sitido dahuze cyane ndwica pido nekerezo zanjye zagiyiyo mora mu bicu sinduhinaha wasaze deza yasaze gutya hano sinjyewe nge mbona bucya ibyo nkora sinjya nkubuka korodi nyinshi ku midugudu fata iyo shati makubiduda fata ibiryo hiyo nyunyutunwa demera nyabume hamwe haryo hiyo meze neza ndagusobeka shiramo biti nukumuriro waminiye baranyemera gengo yiwanyu nyica mu mutwe bidahabanye fitihaniro nimwabonye nza abatungura mugatunura kabarungika hadi miyobo n'inzira zibanye ndanamenya kode yo kwishashada kumadira meshi yiri mountain yiriyo ku misozi yimagana warunga ndabuda ati musore ndoda kwa masomo yangu huze mu biki narifte dream narifte wa mahirwe yo yati nari kubona mu buzima bwanjye sinayabaze hari impamvu adayahisemo nge wakanora mu banda kama Mike nakikadaga inyuma ya murazaba kurapa nidovu n'amakiriro tudi byabisekuru by'amakave ubanza yadanda tuzukiyemo still ni fight kuba ndumura miziki yiwacu hari igihishe acyatonekana ndacyateseka nuruvuku budiri byagucapa bitotsi byatondo sinjya mbimenya bikambije imanga bizamitana fite kurusura nk'urwabarapa nitera kadangi mu gasubuye bandikuga ku murongo abapapa safari n'indefu ndacyabuguza ziniga ziwacu zironjoroka zirashubikanye n'abamosiyo uburwapu bwanyu ni nk'ubwahuro maniga y'ukudabura mikolo chazamudutenda nk'inkorora muri nyonga cyane imigongo ididukana n'isoni kweli muduca mu maso rekana n'ibisu wisumbira kanuni zanero zahango bagira menshi nuzayobya rap tuzaguhoma y'urwana n'ibindi bigukarisa ejo nejo bundi turi on top niga nasaze gutya nubinyagire ni kumwe na ca winteri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye nasaze gutya nubinyagire ni kumwe na ca winteri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye abana bisanze imbeho iteretse badacuranwa idigirira sadibubaha imbaraga zabikoze badagotwa cyane badahengama badihenura babihabara kwibagirwa rapaho icomeza imizi kuduhira cyane ni nk'imiyugiri usumbiza inyuma ngo bite kubyaho ko havuze byishe se mwumvishe iki muraho mufite ubukiri gitwa ejo nejo bundi nzabahigikwa murashyushye cyane se tubikode aho imbere ntabwo muzahagira mushingune rero dushorerege munigiriza ikoti y'ubigishamo reka tubikode biva akavumo bigeze aho twahamuda imivumo kibamba ni kenshi yihungura ivu kazabona urya ni ku miruho niwibagirwa ni ku miniho n'akakuka kanyuma kakurokoda simisha kirize ni nk'inkorora akidatamira ruma kuyivasere ku buvundedi ni nk'uburozi cundubona ivuta ari nk'ikimuri uruganda rw'uburwuzuye mishenga hari kwiyodobeka mishakura turi kwifunguzo zikangura ingagu ko bw'igirasyo rihacurwa n'izindi haracyari bumbiriza uko imirongo turacyacomeka iti yiyizana gakino kadashe gashidemo inzanga mu bukorikora ubugeni n'inganzo niga nasaze gutya nubinyagire ni kumwe na ca winteri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye nasaze gutya nubinyagire ni kumwe na ca winteri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye. The Track Slayer. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop. Amakamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke. Hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe sankara aho mavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki
bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent ya aracari sakala da premier umva narabwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi intebe nziza masaramanje bitako yo mu nzu amagari de robe ibitanda buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habe cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse Kwizerwa Arts Furniture ibazo n'abo hantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambazangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana nawe ndebera intebe z'ikinyejana saramanje byiza cyane hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasi ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusazanye kuri Kwizerwa Arts Furniture Hey guys, muzane nanjye muri Kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri Kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri Kwizerwa Arts Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite tables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose. Ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire n'ukuri nono ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable, they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo, ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane, yabera iwawe, yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko? Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana, kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men, ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda, ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care, ifasha abagore kugira ubushake mu bubere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil, ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster, ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime, ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies, ifasha gukora neza ku bwonko bw'abana, ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe.
dukorera Kicukiro Centre urenze ku karere ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mu gihe cyo kurangiza vuba twabadabagije ngi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all infection solution ni product zivavura babane bari imihango bara bageze mu gihe cy'uburumbuke izi bavura vuba byihuse. Iki nanone burya abanga yabashakanye ntabwo yagenda neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya Loose Weight tablet kandi bibafasha mu kanya nk'ako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nza ikeye byanyabyo ngi Marathon Oil, hari Licorice Oil na amavuta meza atangaje abavura ibiheri akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 45 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere umuryango ni 23. Ushaka product yacu utageze aho dukora delivery. Abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse motara wacu kabagezaho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha hari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nka hari ubuntu wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Aya basi nabwe bayise Cure the Cure igice cya kabiri. Ababanye rimwe mugenzi murabizo yarangiriye Noah ari ufite umuti. Dutanyara wandika ngo treat your men as you would your own beloved sons. Atujifata abagabo bawe cyangwa se abakozi bawe n'urumva no bise abagabo nkuko ufata abana b'abahungu bibyariye. Ati nubafata neza they will follow you into the deepest valley. Bazagukurikira aho uzajya hose, ibyo uzakora byose bazakuguma inyuma. Niyo byaba mu kuzimu bro. Byavuzwe ni witwa nde Sanzu. Buri yuko ubaho umuntu ukorana cyangwa se mukorana bivuze ngo ibyago byose waba urimo naho bakuri hafi. Filime yiswe ngo iki The Cure turi kureba kabiri. Uyu mugabo wibuka yari yavuga no ati nawe igihe kizajaza kurengana yari yamugambariye no wararokoka. Tangirira hakuno. Mr. Pratt. Ati nyakuba Pratt. Where's our product? Ati ibyo twagutumye biri he? Sasa uyu mugabo yatumye abasore ngo bajya gushaka umuti, kumbe nawe yari afite abamutuma. We've had some complications with the mission, sir. Nawe arasubiza ati nyakuba hari bimwe byabajije ko byaducanga, wibuka umuti nawe ntaragara ubona. We are running out of patience. Ati Pratt kwihangana birimo biratunanira, turashaka umuti byihuse. I have my best men on it. Ati nashizo abasore bashoboye, I have my best man on it. Ati nashizo abasore bashoboye bari bukomeza kwigurira umusore no turebe ko twakora iki twabona umuti. Trust me. Kandi munyizere. Nakubwira cyane sakala da premier wumva kuri bitandatu byawe urarye show ku giti ukwezi kose. Umugara aravuga ati I have my best man on it. Ati mfite abasore bashoboye bari bukurikirana kino kirego kandi munyizere. Za hakuno. We're online, sir. Ati nyakuba bose bari handa twese turi online. Patch me in. I'm going to talk to the boys. Ati shirira umurongo vugana n'abasore bose. Yatumye abandi basori.
We all have loved ones that perished. ati twese dufite abo twakundaga kandi twumva ko twubaha cyane ariko barimbutse twabuze imiryango yacu friends, inshuti children, n'abana barababwira there's a cure to protect the rest. ariko dufite umuti warokora abasigaye cyangwa se wadufasha kuba twarinda bene wacu n'isi zacu zasigaye. We will defeat this disease. ati indwara tuzayitsinda. wibuka hari umuti wagabanyaga ubukana ariko utari umuti wavanaho uburwayi burundu. ati indwara tuzayitsinda. But before we can do that, ariko mbere yuko dutsinda iyo ndwara, mbere yuko tubikora, you have got to stop that target. ati mugomba guhagarika target yacu. target ninde? cyana muto. Now get out there and bring me back what is mine. ndashaka mujyano hanze muzanire ibyanjye. ni umuto batumye. target yabo nta yindi ni Noah. turore birahirahe. baratangira. kagabo kamwe kumba Noah hakuno. drone irimo iramubona aba turimo turamanani hafi no ku ruyenzi asa nkaho arimo arazamuka. masasu mu muhanda. raka Noah aracyari wanted. kagabo kamwe manywa yihangu bahise the cure. bareo jenda ya dawe mbere arasigara. unresponsive wa mbere baramurashe over Fandi. we katurebe uyu nguyu ture file yiwe. abanza kureba umwe mbasore umwe aranduye. You are chasing the miracle cure. ati we team leader cyangwa se uyoboye abandi bamotari uyoboye urimisho yo kuba watabara umuti wa kataraboneka igitangazo cy'umuti. One is going to take away the disease from your daughter's system. ati uyu muti ni uzatabara mukobwa wawe. fata Nowa rwose no nta mwaka wa muti kugira ngo utabare umuryango wawe n'imiryango y'abandi. arabanza akareba niba harimo abakurikiye Nowa bafite imiryango yabo irwaye, akaba aricyo yitwaza ahabwa ati mukore ibishoboka muri ko mwabona uwo muti utabara imiryango yanyu. Nowa there abamotari bari inyuma. nakubwiye bitandatu bya ku giti urarya cyo kwezi kose. yarangaye gato yara arasigara. asiya unresponsive. navuye mu nzira Fanda agasore aho yamubanye Nowa yazano sabita umuriro cyanyabyo bana moto barazumva we muri bitandatu byawe we ntago ubuhombye baheze the cure ibindi kabiri kajara bataye muri mwe ageze hano fata feri bana bamucaho Nowa there mare kurira umwoto. nakubwiye ibindi kabiri we the cure the premier for real. abamotari barashaka umuti Rwanda yamwohereje abandi benshi bicanyi benshi. Take the next street on your left. ati wowe usigaye inyuma ati ibumoso bwawe on your left. ito cyahari akansere jya umutangatanga imbere yari ibumoso. wafatiraho nugera imbere ntabwo na kamera zari gufata neza. turebera imbere impamvu kamera zarimo zirakora. wa drone nawe avayo. Noah is approaching downtown. Noah ari barije muri downtown. aba drone morasiyo musenze ariko mwamukuye mu nzira. arangije Noah sasu aterura imodoka ari iruhande. abura gato aho iki motara yumva cyane ikindi gisasu agati bahise the cure turi kureba kabiri we. hano hari abari barubaka babona hano bari barazamura ibintu muri kontineri bya shipping. arangije kontineri asa kontineri arahandi abamotari bari inyuma. nakubwiye bahise the cure turi kureba kabiri. yewe shipping container kontineri yarahurudutse. kontineri nakubwiye arashaka premier wumva matari ndamwicarira. kontineri rakomeza iri sujo ndeba uko yicundeba kontineri abamotari bavayo. kontineri nakubwiye bitandatu bafata feri rwa sinzi. kontineri nakubwiye bitandatu ntabwo umuhobye we. bahise the cure turi kureba kabiri. nk'icumi bose bahita bapfa. senzira bose umuntu usigaye n'umwe wagira ngo uyu musore yari intumva bose arabamaze. Who helps leave one? asigaye lima. Safe zone. Get back on track. bamushyira ku murongo. Your first left, get back in there. babaye congo
ruca hakurya rero ko bamutangira imbere rero ko bamuhagarika asigaye umwe. Alright, you're on the location in 30 seconds. Ashaka location aho no wari ugeze masegonda 30 ugere vuba vuba. It's gonna collapse. Aho haragiye kuri duka. Wereba buryo cyane wava ngaho. Yari. Nicuma we. Dukakari. Ayare. Dore ngo barasenya umugi. There's no way out of there. Aha nari bacece na mbere yari ikamyo. Aturebe. Aho barayibandika. Dore. Dore umumotari we munsi y'ikamyo. Bano bagoswe gato. Warasigara. No warunama. Acamo. Undi na warayiryamira. Bana barana abatwazi we. Ayare. Hano kagera Noah. Abura gato. Mwere tangabiri. Kabitu muriro we. Chanyabju. Anego Ronaldo. Angije. Ero mubarara kabara. Kavuyeyo bifunguye kare. Yakurira mu muhanda. Kurare. Baritse ruhande. Nawa na mikino. Nakubwiye buri bavuga ngo Imana igifatiye akaboko. Iyo waroga inshuro 100. Abagabo wera muri rimwe kari wanted. Kakirokoka. Kumbuye nawe. Ese nabi. Sir, he's still alive. Yako baracari muzima. Any loose ends Nago twadushyira biri budukurikirane. become a liability. Nawe mu muzimye ahubwo mu mwice nona. Umugabo uri ahantu umugome. N'umusore arusigaye. Akuya ngo azamuzironde nawe mu muhitane. Exactly. Ukureho nonaha. He became our problem. Nobonda asigaje amasegonda make ne mukupe umuti. Tujya kwitera umuti amasaha 28 apfe nonaha. Very good. Sabi kore nonaha. Kobwe no ukurikiza itegeko. Shut down. Amumanurira amasaha. Mugabo nta mikino. Kambere yashatse kwica Nowa mu gice cya mbere ararokoka. Nawageza aha. Nowa nk'umusirikare avayo n'imbunda. Yafata umutazi kagiye kuwitera kumbe bamukupiye nta kintu babyakora. Awiteye wapi? Umugabo uri ahantu umugome. Buriya nakubwiye umuntu nagutuma ngo jya kwica umuntu umuvanimwe cyangwa mwakoranaga. Ujye umenya ko nawe ari gato cyane. Nawe yaguye mukira. Nawe atangira kwibuka umunsi wa muramabonye icyamera murabizi uburyo bahuye n'uburyo baganiriye. This mission's about the cure. Ati mission ngiye kuguha nijyanye n'umuti. This mission is about the cure. Not that other treatment loses potency over time. Ati no muti abantu bazatapfa kubona cyangwa se buri muntu wese atakwifuza kuba yahomba uko ariko kose. This is the miracle cure. The one Ati no muti w'igitangaza. that's gonna take away all traces of that disease in your daughter's system. Ati no muti wanyine umuvana muri system y'umwana wawe buno burwayi. Rero umuti ujya kushaka n'umutima wawe wose. Tangira kwibuka ukuntu nawe bamubwiye ko bagiye kuvura umwana we birangira bamugambaniye. I can guarantee you, your daughter's gonna be the first one to get this cure. Ati rwose nakwizeza ko umukobwa ari we wa mbere ubabwa uyu muti agahita amera neza. It's reaching into his pocket. Anabana imara kora mu mufuka. Umbu muti ni Nowa uwufite. You gotta be shit me. Tambwira ko uyu musaza agiye kubikora. Muti Nowa arawufite. Gitonze. Fashe mugenzi we. Arawumutera. Ariko nawe amenya ukuri. Cyara cyari iki? Ati kiramuteye ni wo muti. That's the cure. Nowa nk'umusirikare ntacyo bapfa. Abayobozi babatuma nibo bafitanye ibibazo byabo naho nk'abasirikare nta kibazo bafitanye. Nawe rero bari bakuntu myongo nyice. Yagize gutya reba yasaya mubariraga inavaho kubera ko mwaye mutwa nyawo. Reba ko buteri yanzana ko buteri. Sasa uyurokotse bivuze ngo hano no bagiye gukora gakundi. Kuko amutabaye wamutumye amaze gukora iki? Kuvuga ngo bamuhitane. No wamuha umuti. Boss atumye oroko buteri. Bivuze ngo equipe ya Nowa yinjiye mu ndi muntu. Boss avayo. Abasenzi babaye babiri.
abana muntu bagira n'ikibazo meretse ko nta muntu bagomba kwizera sana moto ya musigaho aho nubitegereza uzanshake ndakekaruka igeze nimuzakikari gishaka gatatu cyane kiwa ibi byose nibyo muzagenda mubona aracyari the premier for real abakunda cyane cyane wahererekeye uri bitandatu bya urarya show yeah aracyari sakala the premier umva narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, amasaramanje, imitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habe cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture. Ibazo n'abantu sankara mvuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambazangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Chene byinshi bihatandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusaznya kuri kwizerwa Arts Furniture. Hey guys, muzane nanjye muri kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri kwizerwa Arts Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite amatables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose. Ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command, bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire ni ukuri noneho ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona, ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable, they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona, n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo, ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane, yabera iwawe, yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko. Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Nakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, amakamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe,
ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na sitasiyo cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe Sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana, kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care ifasha abagore kugira ubushake mu bubere ikanaringaniza imisemburo, Best Fish Oil ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso, Best Brain Booster ifasha ubuzima bw'ubwonko, Best Men Prime ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice, Best Brain Gummies ifasha gukura neza ku bwonko bw'abana ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre urenze ku karere ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mu gihe cyo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire, niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 on facial solution, ni product zibavura babane bari imihango babara bageze mu gihe cy'uburumbuke, izibavura vuba byihuse. Ikindi none burya abanga yabashakanye ntabwo yagira neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya Loose Weight Tablet kandi bibafasha mu kanya nk'ako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin ikeye byanyabyo ngi Marathon Oil, hari Licorice Oil, ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri, akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugeraho dukorera ngiye nimero kuri screen yawe 0796 dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere umuryango ni 23. Ushaka product yacu utagezeho dukora delivery, abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari mu Kigali rwose ntabwo byihuse mbotera wacu kabagezaho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha hari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera abasubscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera abafollowers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona abasubscribers n'abafollowers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciroho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo kandi aba followers n'abasubscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi.
ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona.